ya Rayon Sport Niyibizi Aime yasinyishije abakinnyi benshi bagera kuri batatu itiza umukinnyi Ganijuru n'ikipe ya Vision ariko reka tubanze duhere hano Karikeza ngira ngo urakurikira cyane ni wowe uri ku kibuga cy'indege wakira abakinnyi uyu mugabo w'umu Marian midfielder umukinnyi uri hagati mu kibuga witwa Suleiman Daf w'imyaka yakiniye ikipe y'Igihugu ya Mali batarengeje imyaka 20 na 23 yaciye makipe ya AS Real de Bamako ubu yakinaga mu ikipe ya Salitas yo mu gihugu cya Burkina Faso n'umukinnyi umeze ute arareshya ate waramubonye mu bakinnyi equipe ya Rayon ku mugoroba n'undi arayitangaje nko kumaze kugenda ubigarukaho uwo nguwo n'umukinnyi utarasinye mu Rwanda kuko yaba yarasinye mu Rwanda ikipe Rayon kuba yamutangaje yambaye uniform cyangwa se jersey ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi rero ntabwo n'ubu ngubu amakuru mfite no kataragera mu Rwanda ariko ari buhagere ari buze mu ikipe ya Rayon Sport yasinyiye hanze aza muri equipe. Ikiriho cya mbere rero ni iki uyu mukinnyi amakuru nge namufiteho ngo nuko ari mwe mu bakinnyi bafite karite yo gusohora umupira uva mu kibuga cya Rayon Sport ubwo niyo navuga mu kibuga cye ujya mu kindi kibuga ubwo no kuvuga ngo ararekipera n'umukinnyi n'umuntu uje gufasha mu kibuga hagati cyane cyane umuntu mu defensive midfielder cyangwa se nka nimero 6 uje kwifasha ku buryo yabasha kuba yakugarira ariko akaba afite niyo karite yo kubagira gute yo kuba yasohora umupira akantu gato cyane kugira ngo bimenye tubahanganisha we n'abarimo uwitwa aje ku mwanya wa Safe aje ku mwanya wa Roger Kanamugire ndetse na n'umuvandimwe kuva mu gihugu cy'u Burundi Haruna Musa Majaliwa abo n'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport ifite ariko muri Rayon Sport nibara umuntu witwa Haruna Musa Majaliwa muri projet zayo bigendanye na gahunda yabereye mu karere ka Musanze ubwo yanga gukina umukino avuga ko iki kibuga ngari cyo yavunikiyeho akenshi we ngo atashaka gukina Robert Nyobera mubaza niwe yari yubakiyeho ariko bizakurangira n'umuntu adakinnye umukino ashyiramo Kanamugire Roger bizakurangira abanatsinze umukino ariko mu buryo bukomeye cyane. Rayon Sport nirimo irabara mu mboni zayo uwitwa Aruna Musa Majaliwa hanyuma rero ngo uyu mukinnyi n'umukinnyi muremure uyu mukinnyi icyo aje gufasha ikipe ya Rayon Sport nuko aje kuramplacer mu cyo kibuga hagati kugira ngo nyine icyo cyo cya Aruna Musa Majaliwa kivemo Kanamugire Roger yego yaza akagukina match ariko ngeje ubundi byaranze muri match nyine equipe zimukeneyemo ati n'umukinnyi mwiza we na Safe atariko ntabwo wawubakiraho ku equipe yawe ishaka kugera ahantu hakomeye cyane ari namu equipe ya Rayon Sport yaraye cyangwa se ku munsi w'ejo yatangaje umukinnyi Suleiman Dav kari we mukinnyi mucyo w'ikipe ya Rayon Sport n'umukinnyi wari ukenewe cyane Niyibizi Aime ngira ngo mu byo bavugaga cyane Rayon Sport faza rikirangira bavuga ko bifuza nimero 6 aratanga ibihe bisubizo ndaje ngere kuri icyo ngicyo ariko nyirizina reka duse nk'abahera ku mpamvu ahubwo bagaragaje muri buriya buryo mu masaha nimugoroba ngira ngo abenshi bagiye bakunda kubikurikirana ni ikipe Rayon Sport yahuye n'ikibazo cyo kutemererwa gusinyisha kubera ishu ya Haringingo Christian nibuka ko hari umwe mu bayobozi b'ikipe Rayon Sport twari turi kumwe musibejo mu masaha y'umugoroba ubundi nibwo bagombye kuba barasinye yego buriya rwose birango na Delphine yambwiye ati anytime kamera birimo umuriro turaza kubwiriza gufotora abantu basinya ariko witwara ingingo babanje kumwishyura mbere bisaba ko hakorwa declaration igaragara ko yizeye ko bazamwishyura andi mafaranga asige ko ntago bare bamuhera icyarimwe ni ingero nyinshi dushaka kuba twatanga aha ngaha 100% ikipe ya Rayon Sport kuri uyu musore uko nge namubonye akene fitness coach wa undi yo ku rwego rwo hejuru uri buze kubanza akamuha ya fresher physique ku buryo aba ari fit anameze neza ubona ari alez ngende ubwo zanjye mbona yuko byibuze bizatwara nk'igihe kingana n'ukwezi kugira ngo umukinnyi abashe no kuba nyine kugira ngo abashe no kuba afite kuko biranagoranye cyangwa uko bivuga umva technicité afite umupira skills arazifite no kuvuga ngo afite kaka no kuvuga ngo umukinnyi ngewe mfite umupira mfite icyo nawukoresha nawutuma nawunyambura nawutanga nawugabucabuja ariko umyitozo no karakavuga ko munzove ni gato hari ukuntu bamushyira nk'umupira muri profondeur ukabona umutima
urabishaka ariko imbaraga z'umubiri ari ikintu bukaya gato cyo kubona izi through pass zica hagati cyane zinjira ugasanga Richard rero abakora expose buri munota zishyirayo ujya ubona nk'aba bakinnyi wenda nk'uyu mukinnyi w'umuraperi uzi gutanga nabako ngiye ari umuntu uzi gutanga pass nziza cyane mu kino gihugu uyu Lamptey zino pass tanga zica hagati ma defenseur zirukanka nka Asana na Inosa biragoye ko yazigera kuko bisaba vitesse yo kuba yakwavansa akajya ku umupira akaba usanga icyo bisaba ni fitness coach donc nje navuze ntago gusuzugura umugabo cyo Corneille ariko ari ukuntu niyo urebye practice abantu bakora twese wenda twakinye umupira we tuvuga ngo zino practice ziratandukanye yego yarabuka umuntu bitaruvumba ukuntu yaje ameze aya bonga yamubaze nko mu cyumweru yaramubaze babyita ko nushaka ko navuge Niyonzi Morivier Sefejo bundi yarabyibushye yagiye mu madesordre reka mbivuge gutyo nyuma byamutwaye igihe gito cyane kugira ngo abagarutse so uwo mukinnyi mitasane ubwo nandi kuvuga ngo kuri poste y'umu winga niwe bahitiyemo Robertinho niko abagomba kubabona reka nze mbanze mbwira abanyarwanda badukurikiye mu kanya nari babwiye ko tubageze mu muhango wo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari ubera ku gicumbi cy'intwari i Remera mu mwanya murabikurikira kuri RBA ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu za RBA ubu rero tumaze kubona gahunda y'uyu munsi nyirizina ku isaha ya 5 z'amanywa nibwo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aza kuba ageze ku gicumbi cy'intwari hararirimbwa indirimbo yubahiriza igihugu cyacu hanyuma MC ku isaha ya 5:05 nibwo ari buze kuvuga gahunda uko zikurikirana ku isaha ya 5:10 nibwo nyakubahwa perezida wa Repubulika aza gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari hanyuma ku isaha ya 5:15 nibwo uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo hano mu Rwanda representa ubita the representative of the diplomatic corps ni ambassadeur Youssef Imani w'umunyamahok nawe birumvikana ni uhagarariye nyine abahagarariye ibihugu byabo hano iwacu mu Rwanda akaba nawe ari bushyireho indabo ku kimenyetso cy'ubutwari ku isaha ya 5:15 5:20 haraza gufatwa umunota wo kubaha nyine no kwibuka intwari z'u Rwanda 5:20 nibwo uwo muhango uza gusoza hanyuma natwe birumvikana muri kumwe natwe mu rubuga rw'imikino tuhite dukomeza nyine n'ikiganiro cyacu ubwo birumvikana ko isa 5 tuza kohereza gutanga ijambo kuri bagenzi bacu bari ku gicumbi cy'intwari hariya i Remera ubwo ku isaha ya 5 ariko n'ubundi turacyaganira so Mediane umunyamali barayimuhaye Asane na mwavugaga utarafata ritme utaramara kugera ku rwego rwiza niwe mu winga bahitiyemo yego ubundi wenda kugira ngo nkuko wari ubivuze kugira ngo tunayitwaye neza n'abo bantu wenda babasha kuba nabimenya kuko ku byinshi byabaye ku mugoroba cyane Rayon Sport yatangaje abakinnyi nkuko wenda kwizijyana yavuze tunayigarukaho byose yamaze kuba Rayon Sport yatangaje abakinnyi bagera kuri batatu harimo Biramahira Abedi umunyarwanda tezamu ikipe y'igihugu ariko rumaze igihe kinini wenda rimwe adahamagarwa kongera agahamagarwa rimwe aho nawe yagarutse cyangwa se yamaze gusinya ikipe ya Rayon Sport hakazamo Suleiman Dafe nkuko wamaze kumuvuga nawe umukinnyi ukina mu kibuga hagati nka nimero 6 yamaze kubaza hanyuma basinyije nanone witwa Asana na Inosa nawe uca ku ruhande rumwe ndetse n'undi rutayizamu nawe umunyagine Bissau nagiye kumwakira ejo ku kibuga cy'indege Abdoulaye Diallo numva gumubaza igiportigi Abdoulaye Diallo nageze ku kibuga cy'indege ngiye kumwakira umukinnyi amwatero no ariko bano muri Rayon abatinye kujya bati wenda reka tuyumva bamwe bari mu nzego ntago bagiyeyo ariko naje kuba mbona inyuma mbona witwa Rwagacondo ku Rwanda ndamona neza cyane ariko yaze kwakirwa na manager we yego noneho isa yari kuzeho yabaye nk'utindaho gatoya aza masaa 6:35 z'ijoro hanyuma ubwo wenda ubwo twatuzi ko bavuga icyongereza igifaransa gutyo umuntu akaba amavuga nawe manager we na imagine nitumo turagana umwana wambwiye neza cyane ukuntu gahunda zimeze z'uyu mukinnyi ari marama detail umukinnyi barasotse ati kimenyi rero nta rundi ruri mavuga uretse igiporti abantu abati karabaye abandi inkumi kubiteye ku kibuga cy'indege abantu ni ibintu bidutunguye cyane abantu bose batangira kurebana
mitanekereza ya gahunda kujya kwiga mitagiteza ko kujya kwiga ngende ndimo nakora na intro ku Nyarwanda aho nahise nekereza kujya kwiga ibintu by'indimi abana ibintu koko birakenewe rigani urushikariza abanyarwanda abantu bakigira abanajyo bati ngewe nzi tabwa ngo baje muri action college bajye muri action sibanga igiporting sibanga nari ndimo ndakora intro kwa kundi nyine bivuga nyine ugiye kuvuga mu kinyaraje neza nahise nekeza ariko nakoze intro hazamo akantu gakishoni mo gake oya nyine avuga ngo kujya kwiga aravuga ngo mushigana abantu kujya kwiga urumva na action yazemo ahubwo nabandi ku Nyarwanda yaza kuri ikibazo bata amafaranga yakacikwe ku ruhande ako nyine muri editing umuntu agakura ariko cyo mu kintu cya nyacyo yaraje abantu twese turarebana sibanga sinjye kuvuga ko twaturi kumwe itanaho ko byinshi byari bihari twaturi kumwe turarebana hanyuma nabandi se mwakabyara mwe umwana w'ikiza umuntu twerekana ngo mukinyara hageze aragiye manager tamwati se manager ko ari wo tubarize ati awe umunyamakuru njye nako ndo umunyamakuru nta nubwo ndi bugaragare mu bintu byanyu nguyu mukinyi namubahaye naragiye nabandi byose ni yare n'umwana naragiye ndaterateranya nkuramo ibibazo ubwo transit yakoze akazi ibibazo bine ndamubatanya kumva nk'umuntu uhigiye marambye ati ariko mutubariza kuri parcours barabona kuri parcours sinateguye parcours sinayiteguye urambwira ngo nimubaza ngaho yaciye ndaye mubaza gute mu gipolitike gute ubona ngiye kubaza umuntu mu gipolitike mubaza ngo tubwiye aho waciye ntago bamubwira ibya parcours uramenye byo babana ibi bintu kuko namajije amaza aho avuye amazina ye urugendo uko rwagenze kipe kinagamo ubutumwa bw'ikipe n'intego zimuzanye ibyo ngibyo biba birangiye umwana w'icyeza navuze ndakarabye ndagiye so urakoze cyane watubwiraga uburyo yakiriwe hano mu Rwanda ariko Abdoulaye Diallo ni umukinnyi umeze ute nta yaraje yaba yarabonye umwanya wo gukora imyitozo baba baramubonye ese hari amakuru mufite weme yego amakuru ndayafite ni umusore ugeze mu Rwanda ndumva ari kuwa gatatu benshi bari biteze yuko ku munsi wo kane biza kuza gukora imyitozo ariko ngo bamukojeje gahunda yo kujya mu Nzove we na wakara do manager we ni Alex Karenzi aravuga ati nta narimwe nazana umukinnyi akore test mu Rwanda muretse honana urumva ayarabwiye ati ngiye umukinnyi ndamwizeye ahantu hose akina aba top scorer ko wabo ngo bamwita Victor Osimhen buri ngo ni Victor Osimhen barasa kubera na tura dutentire byose Brandon Ndeshe ntabwo ari mugufi ni umusore ufite taye itari mbi ni umusore rero Rayon Sport yatekereje nk'umuntu ugomba gufatanya n'uyu witwa Folenganye bitewe nuko inshuro ebyiri maze kujya mu Nzove nabonye utwa Roberto Goncalves do Calmo ari gutekereza ku introduce system de Gentia kuko urabona kuri match ya Mukura bakina n'ikipe ya Mukura yatekereje gukina kwa nima defense à 3 then back nibyo ibintu asa nk'uri gukoraho cyane muri defense ya rero birashoboka cyane ko ushobora guhitamo gukoresha abataka babiri ushobora gukina batatu bane umwe babiri birashoboka cyane cyangwa se donc system yemerera abataka babiri kuba bakinana mu gihe abawinga bawe badatanga umusaruro hanyuma ikindi kintu gishoboka gihari aravuga ngo uwitwa Folenganye ni umwataka ikipe ya Rayon Sport kugenderaho ariko nk'aka kanya aravunitse agari gukora imyitozo hamwe n'abagenzi be bura na match match bakinye ikipe yitwa Polisi buri yitwa Folenganye kinye afite imvune bivuze ngo rero bakunya ngo kinishe Folenganye ufite imvune twatekereza kuzana undi mwataka ashobora no kuzakana mu challenginga bikaba byanakunda ariko ikintu cya mbere aravuga ngo nimba turekuye umuntu witwa Charles Barre attention yari top scorer wa Rayon Sport umwaka ushize yego birasaba ko tuzana profile iruta iyo umusore Charles Barre nimba umukinnyi yarakonvense akadonka akaba top scorer muri championnat y'iwabo urwego rwose championnat yabiriho uwo muntu burya ntago donc yaza muri championnat kiragoye bikaba byamunanira ariko byibuza afite ikibanze waheraho uvuga ngo uyu mukinnyi ari capable yo kubankinira poste runaka bivuze ngo rero amahitamo na Robertinho aida kubakoresha bombi cyarimwe bitewe nuko wingize kugeza akakanya nubundi avuze ngo bongere bakine mbona habanzamo abakinaga ntundi muri faza mbere ko yari bizo kubita habanzamo Hasane kuko akakanya urebye